Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini no kugenzura amashuri NESA gitegura ibikorwa bitandukanye bigamije gushyira mu bikorwa inshingano NESA yahawe. Kugira ngo abagenzuzi b'uburezi babashe gushyira mu bikorwa neza inshingano zabo, NESA ibategurira amahugurwa atandukanye mu rwego rwo kububakira ubushobozi. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe bimwe mu bikorwa NESA yakoze birebana n'ubugenzuzi bw'amashuri mu bice bitandukanye by'igihugu, harimwo mu karere ka Nyagatare, Gatsibo, Kirehe, Burera, Nyaruguru, Rwamagana, Bugesera, Musanze, Huye ndetse na Ngoma. Mu bugenzuzi bwakorewe mu bigo by'amashuri bitandukanye muri utwo turere, twaganiriye na bamwe mu barimu, abanyeshuri, abayobozi b'ibigo by'amashuri ndetse n'abayobozi bo mu nzego z'ibanze batubwira uko bakiriye ubugenzuzi NESA yakoreye mu bigo yasuye. Twaganiriye kandi na bamwe mu bakozi ba NESA bashinzwe ubugenzuzi bw'uburezi mu turere dutandukanye bari barimo gukora ubwo bugenzuzi. Batubwira uko basanze abarimu bahagaze mu bugenzuzi babakoreye. Njyewe urimo kubagezaho iki kiganiro nitwa Jeremy Hagumakubaho, ndi umukozi wa NESA ushinzwe itangazamakuru n'itumanaho. Nitwa Nkunda Rabani, nkaba ndi umurezi kuri GS Musenyi iherereye mu karere ka Nyagatare, umurenge wa Karangazi, akagari ka Musenyi. Kwigenzura twakorewe na NESA, baje kudusura bareba ukuntu tutambutse amasomo, ukuntu twiteguye. Mu by'ukuri byadushimishije kubera ko batugiriye inama, basanze hari aho duhagaze kandi hari inama batugiriye zatwubatse zarusha zo kugira ngo turusheho kunoza no gutambutsa isomo, cyane ko ariko kazi kacu ka buri munsi. Rero iri genzura twakorewe ryadushimishije cyane kandi riduhaye imbaraga zindi zo kurushaho kunoza imikorere n'imyigishirize yacu ya buri munsi, kugira ngo abana b'u Rwanda iterambere ryacu rishingiye ku bumenyi rirusheho kugira imbaraga. Rero n'abarezi bagenzi banjye muri rusange ndabashishikariza kurushaho kunoza ibyo twita ibidanago, umuteguro w'amasomo ndetse n'uburyo bwo kubitangamo tukarushaho gushyiraho imbaraga. Ndumva ari byiza cyane, bizatuma tubona umusaruro mwiza tukagira n'iterambere ryiza rirambye rishingiye ku bumenyi. Murakoze cyane. Murakoze. Nitwa Kanyange Jeni, ndi umwarimu ku kigo cya GS Musenyi giherereye mu karere ka Nyagatare, umurenge wa Karangazi, akagari ka Musenyi. Nigisha amasomo mu wa kane, nigisha social studies mu wa kane nyine uko nari mbabwiye, nkaba nigisha creative arts na curriculum mu wa mbere, mu wa kabiri, mu wa gatatu. Nkuko rero turashimira NESA cyane ko yadusuye, ubugenzuzi yadukoreye twishimye cyane kuko yatugiriye inama, kuko niba hari bitagendaga neza mu mitegurire yacu, twishimye cyane ko hari impinduka igiye kuba dukurikije ibyo badukosoyemo bitagendaga neza. Ku ruhande rwanjye hari ibintu bitagendaga neza bikurikije nk'amatariki, wenda ntashoboraga ku-updatinga neza, ariko nkurikije inama nagiriwe ndizera ntashidikanya yuko ngiye kunoza neza umurimo wanjye w'uburezi. Murakoze cyane. Ubutumwa naha NESA nuko rwose mu gihe gikwiye yagihora ikora igenzura, kuko bituma abarimu batirara cyangwa ngo badakore neza nkuko bigomba kugenda. Nukuri ubugenzuzi ni bwiza, iyo bakugenzuye barushaho kukugira inama ugashobora guhindura ibyo utakoraga neza. Nitwa Kimenyi Joseph, ndi umuyobozi w'iki kigo cya GS Musenyi giherereye mu murenge wa Karangazi mu karere ka Nyagatare. Inspection yadusuye kandi buri gihe cyose iyo ubonye umushyitsi biba ari amahirwe, ubwo abandi benshi batinya inspection, ariko ni nziza kubera ko ibije kureba uko ibintu bimeze ikajya inama, kandi muri uko kujya inama hakosorwa byinshi cyane. Twashimye rero ubugenzuzi bwa NESA bwadusuye kuri iki kigo, kubera ko hari byinshi babonye dukora neza, badushimiye. Ibyo babonye bitanoze batugira inama y'ukuntu tugiye kubinoza, kandi koko
bigiye guhinduka bizanozwa neza cyane. Mu byo basanze bitanoze ni ibintu bidakomeye cyane, aho usanga umwarimu yaratanze nka assessment unit, arangije unit akaba yarayirekodinze mu ikayi, ariko ugasanga amatariki yayitangiyeho adahura n'amanota yatanze iyo assessment. Ibyo rero kubihindura rwose twababwiye ko tugiye kubitunganya no kubihindura. Ikindi naho usanga abarimu amalesson plan atari menshi ukurikije igihe twatangiriye, ariko mukuri badushimye ko dukora neza kandi tugerageza. Ubutumwa rero naho abarimu muri rusange n'abadirecteri bagenzi banjye, cyane cyane abarimu ba hano bo, ubutumwa nabaha nuko ukurikije ibyo twabonye bitanoze, twafashe ingamba yuko bigiye kunoga, kugira ngo ikindi gihe cyari cyo cyose twaba twasuwe cyangwa tutasuwe, kuko ari umwuga wacu kandi tuwukora kugira ngo tunoze ibintu neza, cyane cyane dushaka iterambere na performance y'abanyeshuri, yuko bagomba kubihindura. Abadirecteri rero inama nabagira bagenzi banjye nuko bagomba gukurikirana abarimu, cyane ko ari cyo nashimwe, gukurikirana abarimu mu mashuri bakareba koko ibidanago bahawe, dokima bahawe ko bazihuza kandi bazikora neza. Icyo gihe bizatuma umusaruro ugenda, byaba ari mu karere cyangwa mu gihugu, biramutse bikozwe neza. Ubutumwa naha Nesa, ubutumwa nayiha icyambere nuko bashimira yuko nabo baza nkaho ureba ari ukujya inama, nabenda gusa naho batinya babagira inama ati muhumure nta kibazo. Ugasanga ni nka relationship iri hagati y'abagenzuzi n'abarimu basuye cyangwa n'ikigo basuye. Ni ibintu byiza rero bituma bumva ko bataje kugira nabi, ahubwo baje kujya inama. Ikindi nuko inama najya nuko mukuri biriya bintu bidakwiriye gutinda gukorwa, bikwiriye kudatinda gukorwa, kuko iyo bitinze cyane hari ahantu hamwe usanga hirara, ariko iyo bazi ko ari igikorwa gihoraho usanga bavuga bati bari abantu badusuye banagarutse, cyangwa se ejo bundi bakaza bagasanga ibyo batugiye inama bidakora, byaba ari bibi. Rero kubihozaho yaba ari ikintu cyiza cyane cyafasha mu iterambere ry'uburezi. Amazina yanjye nitwa Emmanuel Mushimiyimana, nigisha muri groupe scolaire Mareba, nigisha yo chemistry mu cyiciro rusange senior 1, senior 2 na senior 3. Uyu munsi wa none ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini no kugenzura amashuri Nesa badusuye, baje kureba uko abarimu twigisha, uko twubahiriza pedagogical documents n'ibindi. Twabashimiye cyane, bagiye batugira inama. Nk'ubu twari tuzi ko iyo urangije kwigisha wuzuzamo ngo well done, ariko badukoseye baratubwira ngo tujye dushyiramo ngo covered, half covered or uncovered, kugira ngo tubashe kwigisha neza bigende neza. Muri make rero turabashimiye, ibyabaye byose turabishimye, kandi mukomeze kujya mudusura twungukiramo byinshi. Murakoze cyane. Nitwa Tuyisenge Esperance, nigisha hano muri JS Mareba umwaka wa mbere w'amashuri abanza. Iki kigo giherereye, nigisha imibare n'ikinyarwanda. Iki kigo kikaba giherereye mu karere ka Bugesera, umurenge wa Mareba, mu kagari ka Rugarama. Tugiriye inama nziza cyane kubihereranye n'ukuntu twanoza imyigire n'imyigishirize yacu, cyane cyane ukuntu dutegura ibyo twigisha. Nkanjye bambwiye ibintu byiza najya nkora, kuzuza aho bigenewe muri scheme of work, nkuzuzamo ibijyanye n'ibyo nigishije nuko byagenze muri partie ya observation. Ko kantu kamfashije cyane, ntago najyaga nkitaho, ariko bungiye kukanoza. Muri journal de classe naho hari ahantu muri observation najyaga nuzuza ngo byakozwe, ariko sinsobanuye neza, ariko nzajya nsobanuye neza ukuntu nzajya nsobanura ikintu uko cyakozwe n'uburyo cyakozwemo, nimba cyanarangiye cyangwa se nimba kizakomeza. Ibyo nabonye ari ibintu byiza byajya bimfasha nanjye. Twa Jacques Nsabimana, kino kigo giherereye karere na ka Bugesera. Iyo mudusuye biradushimisha cyane, kuko iyo muje mukatuganiriza cyangwa se tukagirana ibiganiro bigiye bitandukanye. Namwe bakozi ba Nesa nkaba mbashimira kuko mwaje kudusura mukareba ibiryo twiga
n'imibereho yacu muri iki kigo. Rwose nkaba mbashimira, muzajye muhora mudusura, murakoze. Nitwa Alphonsine Murekatete, ndi umuyobozi w'ishuri ryitwa Lycée du Lac Muhazi Asperge, riherereye mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Muhazi, akagari ka Kabare. Akiriye aba inspectors baje kutusura, ni igikorwa twishimiye kuko burya iyo ukora umurimo ariko hatari umuntu kureberera ngo akubwira ati ibi ngibi biragenda neza cyangwa se ibi ntabwo bigenda neza, wakosora gutya, rimwe na rimwe hari igihe wibwira ko ubikora neza kandi yenda hari bimwe utarimo gukora. Icyo navuga nuko twabashimira kuri gahunda nziza yo gukurikirana uburezi bw'abana. Ikindi cya kabiri nuko aho bizaba ngombwa ko leta yagira gahunda iteganyiriza amashuri yigenga yakira abana, cyane cyane nko mu bikoresho bahuriraho, bakira abana boherejwe na leta, haba ku bikoresho by'abarimu bakoresha. Twashimye yuko consumables baziduha, ariko noneho no ku ma equipment amwe namwe akenerwa natwe leta yabitugenera, haba no ku ma computer yaba y'abana yaba y'abarezi. Rimwe na rimwe nabwo leta ibonye ubushobozi nayo mashuri yigenga afatanya na leta, afata abana boherejwe na leta, nayo bajya bagira icyo bayagenera kugira ngo bigende neza. Iby'agaciro kubona NESA ubwayo ariyo idusura, turabyishimiye. Nitwa Ntawirusha Justice, ndi umurezi, nigisha kuri Lycée du Lac Muhazi Asperge. Ni ishuri ryigenga ariko rifatanya na leta kubw'amasezerano hereye mu karere ka Rwamagana. Ndi umwarimu w'icyongereza n'igifaransa. Kuri uyu munsi twagize inspection, ni umunsi twishimiye, ni umunsi twakunze kuko buriya twese nk'abarezi cyangwa se n'abo inspecteurs cyangwa se na Mineduc, icyo tuba tureba twese ni umunyeshuri, ni uburyo yagira uburere akagira n'uburezi ndetse byombi bifite ireme. Niyo mpamvu inspecteurs baje, ni ikintu dukunda kuko wari umwanya kugira ngo duhugurane, turebe ese nibiki byagenze neza tubishime, nibiki bitageze neza tubikosore, kugira ngo byose bihuriye hamwe umunyeshuri abashe kubona byose akeneye bimubereye nk'umunyeshuri, akwe namubereye nk'umunyarwanda w'uyu munsi ndetse n'ejo hazaza. Nitwa Shumbusho François, nkaba ndi umurezi ku kigo cy'urwunge rw'amashuri rwa Nyamiyaga giherereye mu murenge wa Gahini, akarere ka Kayonza. Inspection twayakiriye neza, basanze muri rusange ibyangombwa nk'umwarimu ubihugukiwe tubyuzuza, ariko nibyo tutuzuza neza batugiriye inama, hanyuma batugira inama yuko buri gihe twajya tubyuzuza ndetse tukabyuzuza neza, aho tutabyuzuza neza baduhaye ubujyanama. Wenda nkanjye nk'ikintu basanze cyari kituzuye neza nuko umubare wa lesson plan ntabwo wari ujyanye n'amasomo yaramaze kwigwa. Hari nka lesson plan nkeya zaburagamo, izo nazo niteguye ko ngiye kujya nzikosora buri somo ryose nkarikorera lesson plan. Inama nagira abarimu bagenzi banjye nuko buri gihe umwarimu mbere yo kujya mu ishuri akwiye kubanza agategura akareba ko buri dokima yose yuzuye. Murakoze cyane. Amazina nitwa Jean Bosco Nshimiyimana, nigisha kuri GS Nyamiyaga iherereye mu karere ka Kayonza mu murenge wa Gahini. Mu by'ukuri nigishamo Social Studies and Education mu mwaka wa 5 wa 6. Twishimiye ko twasuye n'ubuyobozi bwa NESA cyane kubera ko batugira inama, aho batubajije bimwe mu byango dusa kugira twigishe, batugira lesson plan, class diary ndetse na journée de classe n'ibindi byangombwa. Mu by'ukuri inama batugiye ni ukwigisha twateguye neza mbere yo kwigisha. Inama twavanyemo ni uko mu by'ukuri twagire kuye twigisha ariko twabanje gutegura, ariko n'utwe twabikoze. Nkaba nsoza ngira inama abarezi bagenzi banjye kuye twigisha amasomo twabanje gutegura neza, ko ibyo bifasha umwana kumva neza isomo arimo ariga neza. Murakoze. Nitwa Gisore Mukiza Claude, ndi préfet des études wa GS Kiyanzi TSS, ikigo giherereye mu karere ka Kirehe, umurenge wa Nyamugari, mu kagari ka Kiyanzi, mu mudugudu wa Kacyiru, mu ntara y'Iburasirazuba.
ubugenzuzi bw'uyu munsi ku giti cyanjye ndabanza ku giti cyanjye ko nabwakiriye nabwishimiye kuko bwaje bununganira kuko ibyo bajemo nibyo nkora iminsi yose kugira ngo twuzuzanye ari abarezi bagira inama ibyo babagiraho inama n'ibyo bangiraho inama tuzabashe kubyuzuza neza kuko mu nshingano mfite ni ugukurikirana abarimu mu myigire yabo n'imyigishirize. Icyo kindi nakongeraho burya iyo habaye guteguza umuntu hari ugira agakora n'ibyo atarasanzwe akora, ariko icyanshimishije nuko iyo inspection yatunguranye. Ikindi gasanga nubwo bitari 100% ntabwo twagaragaye nabi, ibyo twagiriweho inama turi ready kubikosora. Mu byo byinshi bagiriweho inama basanze rimwe na rimwe abarimu bareba journal de classe bakibagirwa amasomo amwe namwe kuyategura, bagasanga umuntu yigishije ariko yigishije ama lesson plan aracyari make, imikoro ihabwa abana, imyitozo ni mike. Ibyo nibyo batugiriyeho inama kandi ndumva mu nshingano zacu n'abarezi tuzagaragaza kubishyira mu bikorwa. Murakoze. Nitwa Bugingo bw'Imana Theogene, ndi umwarimu wigisha muri software development ku kigo cy'amashuri cya Groupe Scolaire Kiyanzi mu karere ka Kirehe. Ndagira ngo mvuge ku bijyanye na inspection twakorewe uyu munsi. Urebye nkanjye ku giti cyanjye basanze ibintu hafi ya byose mbyujuje, usibye session plan zazikiri nkeya. Muri rusange iyo urebye icyatumye zituzura, hari igihe dukora ariko ntituzigire umubare ko zazikwiye kandi byose biruzuzanya. Ndagira ngo rero ngira inama n'abandi barimo bagenzi banjye ko izi document pedagogique zose ziruzuzanya, yaba timetable, yaba scheme of work, yaba journal ndetse na session plan. Chronogram iyo igihe gihari ubihuza n'ibiri kuri scheme of work. So ndagira inama rero abarimo bose kuzagira ibintu babyitaho. Nye nitwa Musabyimana Blandine, nkaba ndi umwarimu mu mashuri abanza, nkaba nkorera mu kigo cyitwa GS Kiyanzi TSS. Ikigo giherereye mu karere ka Kirehe, umurenge wa Nyamugari, akagari ka Kiyanzi, mu mudugudu wa Kacyiru. Hanyuma twishimiye cyane buno bugenzuzi bwakozwe na NESA kuko biba byiza cyane iyo umuntu ari mu kazi ariko kandi akagira n'abashyitsi, kuko bifasha ko nawe ukanguka. Nitwa Nzayisenga Francine, nkorera ku kigo cya Kiburara giherereye mu murenge wa Rwimbogo, akagari ka Kiburara, mu mudugudu wa Kiburara, akarere ni Gatsibo. Nkaba nigisha indimi mu mwaka wa 4 kugera mu mwaka wa 5, anigishamo Ikinyarwanda. Ku bijyanye na school feeding twabyakiriye neza kuko bifasha abana mu myigire yabo, nk'abana batabashaga kuza kwiga kubera ibibazo byo mu rugo, ngo mu rugo ntibabariye, ariko kuba bafatira ifunguro ku ishuri byatumye ubwitabire bw'abanyeshuri buba bwinshi, nk'abasibaga ntibagisiba. Ubwo rero ni byiza cyane. Tunezeze iyo twumvise ko turi buze gusurwa, kuko kudusura ni ukudufasha kugera ku rundi rwego tutarageraho. Tuba twiteze ubujyanama mu buryo butandukanye, niyo mpamvu iyo twumvise ko tuzabona abashyitsi turishima kandi tuba dutegereje kubakira kugira ngo twakire ubujyanama burenze ubwo dufite, kugira ngo tubashe kunoza ihame ry'uburezi hano muri gihugu cy'amashuri abanza cya Kiburara. Nitwa Mbarushimana Jean Claude, nkaba ndi umuyobozi w'ikigo cy'amashuri abanza cya Kiburara giherereye mu karere ka Gatsibo, mu murenge wa Rwimbogo. Nibyo koko twakiriye abashyitsi bari basuye ikigo, bari baturutse muri Minisiteri y'Uburezi,
aho bari baje mu igenzura muri rusange ndetse na NESA mu rwego rwo kureba uburyo abana bafatira ifunguro ku ishuri ndetse n'uburyo ubuzima bw'ikigo ikigo kibayeho. Muri rusange rero basuye ibyumba by'amashuri bitandukanye, baganiriza abana haba mu cuke ndetse no mu mashuri abanza, baganiriza na ba mwarimu basanze mu byumba by'amashuri. Dusoje twazengurukanye ikigo ku bigendanye no kureba isuku, ubusitani, uburyo imirima y'ikigo ibyazwa umusaruro. Hanyuma yaho tujya mu gikoni kujya kureba uburyo amafunguro ategurwa. Muri rusange rero urwo rugendo rwose twakoze rwagenze neza, twazengurutse mu kigo. Ubujyanama twahawe ni ibintu bikeya cyane twakosora kandi turahita tubishyira mu bikorwa mu gihe cya vuba. Twemera Nyiragatesi, ndi umugenzuzi w'uburezi muri NESA. Muri kino cyumweru cy'uburezi rero nakoreye mu karere ka Gatsibo, aho ndi gufatanya n'umuyobozi wungirije ushinzwe uburezi bw'inshuke, isomero ry'abakuze, Mukasine Claudine, akaba ari nawe coordinator wa kino gikorwa mu karere ka Gatsibo. Tukaba twarasuye amashuri atandukanye. Uyu munsi wa gatandatu rero tukaba turi ku ishuri rya Kiburara Primary School ryo mu murenge wa Rwimbogo, aho twasanze ari ishuri rikeye. Ni ishuri school fees rwose nta shuri ryo muri Gatsibo ryigeze rirenga ku mabwiriza ya Minister. Secondaire ntago bigeze barenza 45 nk'uko ibwiriza rya Minister bivuga. Primary naho ntago bigeze barenza kuri 975. Keretse amashuri amwe namwe yagaragaje gutuma ibikoresho nk'imikoropesho, imyeyo, impapuro, ariko nabyo cost yabyo yiteranyije nayo bishyuza ntago bijya birenga 19,500. Ibyo cyane byagaragaye ku mashuri yigata, naho boarding zose nabashe kugeraho rwose ibwiza ryarakurikijwe nta kibazo. Amazina yanjye nitwa Umwiza Divine, niga mu kigo cya Saint Alexandre Saudo Muhur, nkaba niga ibijyanye n'icungamutungo. Mbere mbanje gushimira abakozi baturutse mu kigo GESA, muri umugisha kuri twebwe. Hanyuma ikijyanye na Minerval hano mu kigo, nago Minerval iri hejuru cyane. Mineduc yagabanyije amafaranga y'ishuri, ahangaha ntago ugeze bayongera koko. Amafaranga twishyura ni make na nubwo ari na menshi. Twishyura 85. Ikindi mu mirire yanga mu kigo turya neza, turya ibyo bihagije kandi biteguye neza, bifite isuku. Murakoze, nitwa Kagabo Pacifique, niga ibijyanye na software development mu kigo cya Saint Alexandre de Muhur giherereye mu karere ka Gatsibo. Hanyuma ngewe twagize umugisha mu kigo cya Saint Alexandre Saudo de Muhur, twagize umugisha wo gusurwa n'abashyitsi baturutse mu rwego rw'igihugu rushinzwe ibijyanye no gutegura examen NESA. Byari byiza, twabyishimiye, byatweretse ko mutwitayeho kandi mutugenda byinshi byiza. Turabashimira cyane. Amazina yanjye banyita Padiri Alphonse Sinabajije, nkabanyobora ikigo cy'ishuri rya Lycée Saint Alexandre Saudo de Muhura riherereye mu karere ka Gatsibo, intara y'Iburasirazuba, umurenge wa Muhura, akagari n'Itaba, umudugudu ni Kanyinya. Akaba ari ishuri rya Kiliziya ariko ifatanyamo na leta ku bw'amasezerano. Ikaba rero ifite systeme yo kwiga ya boarding, abana bose biga babamo, nta mwana wiga ataha. Tukaba dufite abanyeshuri ubu 614, abakobwa 401 n'abahungu 213. Hanyuma uyu munsi rero twaba twagize amahirwe
yo gusurwa mu buryo bw'ubugenzuzi bwo kureba ukuntu ishuri ryacu kimwe n'ayandi yose muri rusange arimo agenda ashyira mu bikorwa amabwiriza ya Minisiteri y'Uburezi cyane cyane arebana n'uruhare rw'ababyeyi mu kwishyurira abana ku ishuri. Hanyuma rero tukaba twabyakiriye neza kubera yuko uretse gusa n'icyo ngicyo gusura ishuri bidufasha kugira ngo turebe aho duhagaze, natwe twisuzume tunerebere hamwe uko twatera imbere muri rusange. Mwabibonye basuye ama workshop, ama smart classroom, abanyeshuri mu mashuri basuye ama refectoire, basura igikoni n'aho abana barara. Hari ibyo batuganirije bigendanye n'ibyo babonye, ariko muri rusange badushimiye yuko basanze isuku. Nitwa Mukamana Marceline, nkaba ndi umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Gatsibo. Uyu munsi turi mu bugenzuzi mu bigo by'amashuri muri gahunda y'icyumweru cyahariwe uburezi. Ni gahunda rero turimo turafatanya na Mineduc ndetse na NESA, ikaba ari gahunda n'ubundi yazi isanzwe isanga gahunda twarimo nk'akarere, kubera ko y'amashuri agifungura ubuyobozi bw'akarere n'abafatanyabikorwa dufatanyije batandukanye. Twasanze abana barimo bariga nk'uko nabivuze yuko bamaze kugera mu myanya n'abarezi bari mu ngamba. Ibigendanye n'isuku nanone nabyo bimeze neza aho twagiye tunyura, nubwo nta byera ngo de ibitameze neza, dufatanyije nka timu twari turi kumwe twagendaga tubashishikariza kubishyira mu murongo no kubitunganya neza. Murakoze. Nitwa Dusenge Yvonne, ndi umukozi ushinzwe uburezi mu murenge wa Mwurire. Iki kigo ni ikigo cyitwa Groupe Scolaire Mwurire ya kabiri, giherereye mu kagari ka Bushenyi mu mudugudu wa Rubiha mu murenge wa Mwurire mu karere ka Rwamagana. Twasuye ikigo, twasanze ibijyanye na gahunda ya school feeding ishyirwa mu bikorwa neza uko bikwiye, cyane ko ikigo cyatangiye gahunda yo kugaburira abana bose barira ku kigo cy'ishuri. Ikigo gifite igikoni cyiza, gifite isuku, n'abana uganira nabo kumva barishimye kuko bararya bagahaga nta kibazo bafite. Icyambere turabanza gushimira Nyakubahwa Perezida wa Repubulika wafashe iki cyemezo, kuko ni icyemezo bigaragara ko kizadufasha byinshi mu kurwanya abana bata amashuri, kuko wabonaga cyane cyane amafaranga yako abana bo muri primaire ajyanye na gahunda yo kurira ku mashuri ari amafaranga yabaga aruhije ababyeyi. Twabashimira cyane, ubu bugenzuzi ni bwiza kandi buzakomeze, kuko mudusigira impanuro nziza bukanadutera imbaraga cyane cyane mu mirenge yacu no mu karere kacu. Tuba twishimye. Murakoze. Nitwa Ndayisaba Jean Damascene, nkaba ndi umuyobozi wa Groupe Scolaire Mwurire ya kabiri. Groupe Scolaire Mwurire ya kabiri iherereye mu karere ka Rwamagana, umurenge wa Mwurire, akagari ka Bushenyi, umudugudu wa Rubiha. Groupe Scolaire Mwurire no kumenya uburyo abantu bagiye bazakira no ko bagiye bazishyira mu bikorwa, nacyo ni ingenzi. N'imbogamizi twaba twagiye duhura nazo tukaba twazibagaragariza ku buryo hari icyo twakomeza gufashanya kugira ngo tubashe kubaka uburezi bufite ireme bw'igihugu, n'abana bacu babe abana koko bigaragara yuko bafite uburezi buhamye. Nitwa Imanirize, nkaba niga mu mwaka wa 3 w'amashuri yisumbuye. Rero ku ishuri ryacu nigaho rikaba ryitwa GS Mwurire ya kabiri, riherereye Rwamagana umurenge wa Mwurire. Ishyura 19,500, hazamo izindi expenses z'amafaranga ya ibizwi nka lame de papier bizifashishwa mu bizamini n'ibindi bintu abanyeshuri bagenda bakenera, nko gufotoza za tests, amakwiz n'ibizamini byo gukoreraho. So iyo ibyo kurya bitugeraho neza kandi bikaba tubyishimira cyane. Noneho cyane cyane iyo NESA yadusuye bitwereka ko dufite ubuyobozi butwitayeho kandi
buba bukeneye ko dutera imbere mu buzima bwacu buri imbere. Murakoze, amazina yanjye nitwa Nziza Fabiola, nkaba niga mu mwaka wa 3 amashuri yisumbuye, nkaba niga ku kigo cya GS Mwurire ya 2, nkaba ntuye mu ntara y'Iburasirazuba, akarere ka Rwamagana, umurenge wa Mwurire. Icyiza cy'ikigo twigaho ko batugaburira ku gihe kandi bakatugaburira ibiryo byiza. Ikindi twishimira ni uko abarezi bacu batwitayeho, baduha ubumenyi dukeneye mu buzima bwa buri munsi, bakaduha n'ubumenyi. Ikindi ni uko iyo nisa yaje kudusura, muri make ibitwitayeho kandi ibigira ngo turebe ko ikurikirana uburezi bwacu bwa buri munsi. Murakoze, amazina yanjye nitwa Kamikamuntu Jean Pierre, ndi umwarimu w'imibare na siyanse hano mu rwunge rw'amashuri rwa Mwurire ya 2. Nkaba rero njye ku giti cyanjye nk'umurezi urerera u Rwanda muri iyo myaka 20 maze ndi umurezi, nkaba nshimira leta y'u Rwanda ko yatekereje ku barimu n'abarezi n'abana muri rusange kuri icyo kintu cyo kurira ku ishuri hamwe, byatumye abana benshi babasha kwitabira ishuri ari benshi, kandi bifasha n'ababyeyi. Ababyeyi nabo barabyishimira, amafaranga leta yashyizeho ikabasha kuyatanga neza ku buryo ubona ari ubuyobozi bw'ishuri, ari abarezi, ari n'abana, twese dushyize hamwe. Nitwa Engineer Faustin Nzabandora, muri iki gikorwa turimo cya inspection, ndi coordinator w'akarere ka Kirehe, Ngoma, Rwamagana na Bugesera, aho nabashije kugera hose mu bigo bitandukanye muri utwo turere mvuze. Twasanze amabwiriza yaragiye yubahirizwa, uretse ko hari aho twagiye dusanga baratse abanyeshuri cyangwa se ababyeyi ibikoresho birimo uniform, amakarita y'ishuri aragoye cyangwa se ahenze, nk'aho twasanze uniform ari 30,000, hanyuma ikarita y'ishuri ikabibukiranakomeje, ariko no guhozaho kugira ngo imyumvire izamuke, bumve ko amafaranga Minisiteri yatekereje kandi yayizeho neza. Murakoze, nitwa Ishimwe Liliane, nkaba niga Senior 4 MCB hano kuri Nyamyumba Secondary School. Hano rero kuri Nyamyumba nk'uko leta yabishyizemo imbaraga, aha naho byaremewe, no kuvuga ngo twebwe amafaranga twishyura nta mafaranga arengaho. Nesa itwegereye ikaza kutuganiriza, tuba twumva ko ari ikimenyetso cyiza kigaragaza ko u Rwanda rwitaye ku bana barwo, nk'uko bizwi ko ari bo Rwanda rw'ejo, kandi natwe tukaba tubasezeranya ko tuzakora uko dushoboye kugira ngo duheshe ikuzo igihugu cyacu. Murakoze. Nitwa Ngizamahirwe Josue, niga hano muri Nyamyumba Secondary School. Ababyeyi bamwe na bamwe bafite ibibazo by'ahantu bari gukura amafaranga, bikaba byaratworoheye no kuba amafaranga cyangwa se school fees yaragabanyijwe, bikaba byarorohereje n'abandi bana bigora kugira ngo bayabone. Nitwa Murera Eugene, ndi umuyobozi wa TSS Mutovu. TSS Mutovu ni ikigo giherereye muri Nyaruguru mu murenge wa Muganza. Inspection twayakiriye neza kubera ko iyo tukora tukagira abantu batugira inama buri munsi, birushaho kutwubaka. Kubyerekera amafaranga y'ishuri uko Minedike yabipanze, dufite 80,500 iyo twari tugezeho. Ubwo tugendeye ku mabwiriza ya leta, ntabwo habayeho kuzamura cyangwa se gushyikira yandi 85 cyangwa se izindi nyongera z'ibikoresho twatumaga abanyeshuri, ibyo byose byavuyeho. Amazina nitwa Umufitaramukunda Ange, ndi umunyeshuri wo muri TSS Mutovu, niga software development muri level 5 mu bijyanye na school fees. Hano ikigo cyacu ntabwo bigeze bashyira hejuru y'amafaranga leta y'u Rwanda yashyizeho. Amazina yanjye nitwa Hagenimana Didier, ndi umunyeshuri wiga mu mwaka wa 5 w'amashuri yisumbuye, level 4 mu masomo twiga. Kuba Nesa dusuye kuri uyu munsi ni ibintu by'agaciro gakomeye cyane,
kuko abanyeshuri benshi hamwe na hamwe bagenda bibaza nimba ibigo byabo byaba bizwi cyangwa se ari ibigo bisa nkaho biri kuri level yo hasi, ariko kuba twasuwe kuri uyu munsi urebye ngiye nturuka i Kigali kugera aha ngaha urugendo rurerure cyane, kuba rero ikigo cyacu nacyo bigaragara yuko kizwi na NESA badusuye nk'uyu munsi ni ibintu by'agaciro gakomeye cyane cyane dore haje n'inzego zigiye zitandukanye haba mu masomo, inzego z'umutekano ho twagiye tubabona, rero ni ibintu byadushimishije twebwe nk'abanyeshuri. Nitwa Maniragena Prokeria, ndi umwarimu wa biology mu kigo cya Lycée Zaza giherereye mu murenge wa Zaza, akarere ka Ngoma, intara y'Uburasirazuba. Iki gikorwa cyo kudusura cya NESA tucyakiriye neza kuko biradufasha nk'abarezi mu bijyanye no kutwungura inama no kutugezaho amakuru amwe n'amwe no kudusubiriza ibibazo bimwe na bimwe twabaza, byadufasha mu iterambere ryo kwigisha no kugira ngo dufashe umwana ibikwiye. Rero tucyakiriye neza kandi ni ingirakamaro kuko bihora bitwongeramo imbaraga mu kazi kacu. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Habukubaho Olivier, nkaba ndi umuyobozi w'ishuri wungirije ushinzwe amasomo mu ishuri rya Lycée Zaza. Ni ikigo cya Kiliziya ku bifatanye na leta ku bw'amasezerano giherereye mu karere ka Ngoma mu murenge wa Zaza. Iyi inspiration twebwira dushimishije cyane kuko tuba turi bubone inama, kuko hari ibyo tuba dukora twibwira ko ari byiza, ariko hari igihe tuba turi beyond wenda ya curriculum, ariko tubonye nk'abantu baturutse muri NESA bakaza muri inspiration batugira inama. Hari ibyo dusanzwe dukora neza, hari n'ibyo dukora nabi wenda, ariko noneho yo baje batwereka ahandi tudakora neza, natwe tukisubiraho tugakora neza kandi bigendeye ku murongo. Dokima zirahari ariko tuzuzuze neza kandi regularly. Siko bimeze? Tugomba kumenya ngo tuzabazwa ibyo dukora buri munsi kandi nta handi tuzabibarizwa. Mu gihe urimo kwigisha ntago mpari, ariko tubirebera hehe? Muri document. Iyi ni official document, ariko se azasanga nta kintu kirimo, nta kintu uruzuza namba, uzamubwire ngo narigishije? Never. Sibyo? Ndabasabye rero izi document tuzaha agaciro. Inyandiko ni ikintu cy'ingenzi, ni iki? Ni evidence. Haba navuga ngo dukomerezaho ariko twikubita agashyi. Rwose twakibashimiye, birahari murabifite nubwo bidakorwa 100%, ariko twabibashimiye birahari. Cya kabiri, murashyiramo imbaraga, mushyire imbaraga cyane mu gutegura lesson plan, sibyo? Mushyiremo agatege gutegura lesson plan. Icyo kintu twabonye muraza kugira gute? Mwashyiramo imbaraga. Murakoze cyane. Nitwa Musabwa Yemen, ndi umuyobozi w'ishami ry'uburezi mu karere ka Burera. Tujya ku bigo bibiri, hari inzego zitandukanye. Nyuma tubaze gusura ibyo bigo by'amashuri, tureba program ya school feeding, tureba amabwiriza ko yashyizwe mu bikorwa. Izo nzego mbabwiye, yaba ari dejo, yaba ari gavana n'inzego z'umutekano ku rwego rw'intara no ku rwego rw'akarere, n'umuyobozi w'akarere baganirije abanyeshuri, barabaganiriza, babakangurira kwiga, babakangurira gutanga contribution yabo bashingiye ku mubare ministeri yagennye. Hanyuma turangije tujya mu ntego z'abaturage. Intego z'abaturage twazigiyemo kubera ko twagomba gukangurira n'abaturage. Nimba ari cyuma su ibigo bine turi kumwe na inspector wo muri NESA, hanyuma dusura ibyo bigo bine, nabyo twarebye ibijyanye na school feeding, tureba ishyirwa mu bikorwa by'amabwiriza ya Ministeri y'Uburezi, tureba program ya school feeding, tureba isuku, tureba mbese ubuzima bw'ishuri bwose. Tugeze kuri ibyo bigo nabo twasanze ariko bimeze, kubera ko ayo mabwiriza bari bayumvise nabi, ariko bahise bagaruka kuri ya mafaranga yabo bari basanzwe batanga. Mu by'ukuri twasanze bihagaze neza. Hanyuma kuva ku munsi wa kabiri no ku munsi wa gatatu, nkuko nabibabwiye, ni ibikorwa byinshi bikomatanyije twashize no mu bikorwa kugarura abanyeshuri mu ishuri. Umunsi wa mbere twagaruye abanyeshuri 155 w'amashuri abanza, hanyuma na 55 w'amashuri yisumbuye. Umunsi wa kabiri ari ejo ku wa gatatu
muri mashuri abanza twagaruye abanyeshuri 104 no mashuri yisumbuye tugarura 222 ariko muri rusange twakoze identification y'abana bose bataye amashuri tugenda tuvuga umwana umubyeyi wiwe umudugudu akagari hanyuma urwo rutonde turusharinga mu midugudu bityo abamidugudu n'abamutwara sibo nibo badufasha kugarura bari abana ariko bafatanyije n'abayobozi b'ibigo by'amashuri. Nitwa Sibomana Andre nkaba nigisha hangaha mu mwaka wa 6 amashuri abanza nkaba nigisha isomo ry'ibinyabuzima ariryo twita Science and Elementary Technology. Nigisha mu iryo somo nigishamo mu mwaka wa 5 no mu mwaka wa 6. Mu by'ukuri muri rusange ahangaha twagenderewe n'abashitsi bagiye batandukana cyane cyane bari muri inspection ya NESA kureba imikorere y'ikigo uko bimeze uko dukora amasuku n'ibijyanye n'imyitabire y'abanyeshuri uko baza hano ku ishuri. Twabyakiriye neza kubera ko tugabwe dukora neza nta kibazo. Mu by'ukuri muri rusange nta gishasha kirimo kuko ni bisanzwe bibera hano muri kino kigo. Kubera ko tuba twariteguye neza abanyeshuri barahari abanyeshuri bafite isuku kandi naho dukorera naho ameze neza. Iki gikorwa iyo tukibonye baje kudusura bituma aho turi inyuma tubasha kwikosora kandi naho tugejeje imbere tugashiramo imbaraga nyinshi kugira ngo tukomeze tujye imbere. Murakoze. Nitwa Serikagwera Clemence nkaba ndi umuyobozi w'iri shuri rya Groupe Scolaire Runaba. Tukaba rero twishimiye kwakira aba bashyitsi bavuye muri Menedike baje kudusura. Kwakira abashyitsi ntako bisa kubera yuko biradufasha bakatugira inama bitewe nuko baba basanzwe duhagaze. Ni byiza rero twabyishimiye kandi natwe nyine ubwo ngubwo biradufasha kubera yuko baradufasha kureba ibibazo dufite ndetse bakaba bagerageza no kudufasha kuba babikemura bakatubera abavugizi. Nitwa Wihoreye Boazi abandi umugenzuzi w'uburezi ariko nkabandi n'umukozi wa NESA. Muri gahunda y'ubugenzuzi bujyanye nuko amashuri akaba ari gushyira mu bikorwa amabwiriza Minisiteri y'Uburezi yashyize ku mugaragaro kugira ngo babashe kugaburira abanyeshuri ndetse na minerivare y'abanyeshuri. Muri ubugenzuzi rero turimo twaba tumaze gusura amashuri ageze kuri 6 mu karere ka Burera. Muri aka karere nk'ayo mashuri tumaze gusura twasanze ikijyanye no gushyira mu bikorwa amabwiriza ajyanye na minerivare ku bana biga muri boarding amashuri acumbikira abanyeshuri ndetse n'amashuri y'igataha. Twasanze muri aka karere amabwiriza barayubahirije. Murakoze. Amazina yanjye ni Ndayishimiye Jean Claude. Kuba mwaje hano ni by'icyubahiro kuko ndakeka ari ubwa mbere twaba dusuwe. Tukaba tunizera ko ibibazo twaba dufite bizakemuka. Kuba rero mwadusuye nyine turizera ko ibyo bintu biri bukemuke. Murakoze. Nitwa Mushimiyimana Charite. Kuba mwadusuye byadushimishije cyane kuko twabonye ko n'izindi nzego z'igihugu ziba zitwitayeho. Akenshi ntago dukunda kubona abashyitsi nkamwe ariko ni ibintu byadushimishije cyane. Nitwa Niyungeko Jonathan mpagarariye ikigo amasomo ni TSS coordinator. TSS isobanura Technical Secondary School muri MIPC Muhabura Integrated Polytechnic College. Muhabura Integrated Polytechnic College iherereye mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Musanze mu murenge wa Cuve. NESA ikintu twababwira bakomerezaho ibintu bari gukora ni byiza cyane kuko nkuko nabivuze bituma habaho improvement muri twebwe no mu barimu
meme no mu banyeshuri barabona ko byibura ibintu turi gukora ari ibintu bifite umurongo, meze mudusure murebe ibyo dukora, noneho aho mubona bitari kugenda neza mudukosore, mutubwire atangaha mugomba gukora ibingibi kugira ngo bidufashe dukorere hamwe tuzamure ireme ry'uburezi. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kigeze ku musozo. Mushobora gukurikira amakuru ajyanye n'ibikorwa tubagezaho munyuze ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Nesa Rwanda, haba kuri YouTube, Twitter, Facebook ndetse na Instagram. Mwakoze kudukurikira, naho ubutaha.